ikintu uyu munsi tugarukaho cyane ikijyanye n'abarozi uburyo bagenda batumaraho abantu. Ubundi umuntu ukuroga ntabwo aba kwifuriza kubaho ubundi, kabone niyo yaguha ubugaburano. Ubundi uburozi burimo amoko menshi. Hari uburozi bw'ubugaburano, hakaba uburozi bw'ubwoherezanyo, hakaba ubutegano n'ubuhuherano. Ari nabwo bw'ubwo twavuze nyine haruguru bw'ubwoherezanyo. Hari amahuheranyo, ni nayo bwoherezanyo n'amahuheranyo nicyo kimwe. Rero uyu munsi ndabivugaho byose, ngaragaza ibimenyetso, kuko hari abantu benshi bajya kwa muganga hasanzwe ha kizungu, twe turavuzi ba gakondo. Ariko gakondo yacu ubundi nk'abene gihugu tuyihagararaho 100% kugira ngo duhangane n'ibibazo bagenzi bacu baba baduteje. Reka twivugire ku marozi. Rero amarozi y'ubugaburano, hari uburozi baguha bugahita bukwica ako kanya. Ubwo n'uburozi bavuga ngo baguha nyine bakugaburiye bugahita bukwangiza ako kanya, ukaribwa mu nda hakamera nabi, ukumva ubuzunzi isereri, ukumva kandi wari muzima. Wajya kwa muganga bagapima indwara bakayibura. Iyo bayihuze rero icyo gihe birangira n'ubuzima bwawe ububuze. Niyo mpamvu abavuzi gakondo buriya dufasha abantu indwara zikomeye nk'izo ziba zananiranye. Kandi iyo bakize urumva kera aho baduhaga n'inka basogokuru iyo kuvuraga nk'uko ugacira. Ariko twe munsi ntibatugabira ahubwo baduha amafaranga. Ayo mafaranga nubwo wenda batari menshi arashyira akagwira. Kubera ko icyo gihe amafaranga ntago yabaga ariho cyane, byabaga bimurenze akavuga ati muri za nka mfite 5 reka muhemo imwe nari mfuye. Rero amarozi ubugaburano ntago umuntu ashobora kukuroga ngo umenye ko akuroze. Umenye ko agiye kuguha uburozi ntago waba ukibiriye, ahubwo uraburya bukagenda bukakwangiza, bwamara kukwangiza ugatangira kumva urwaye. Hari abatamenya ko barozwe rero, bikarangira agiye kwa muganga urunsi akarindi yagwayo. Rero uyu munsi uburozi tuvura, hari ubugaburano ubwo navuze buryana mu nda, noneho bikarangira hakaza ubwo burozi bundi bw'ubwoherezanyo. Ni ibintu bakoherereza waba uryamye cyangwa waba uri no kugenda, bushobora kugufata. Ese bukora gute? Abantu bakoresha uburozi bw'ubwoherezanyo ni abantu bafite uburozi busa nka magic, buri magic. N'izindi mbaraga ariko ziri magic, ariko ziba zifite na esprit satanique, kuko urumva hari izindi mbaraga abanza guhamagara kugira ngo zimufashe kujya kuroga wa muntu. Izo mbaraga rero ahamagara ya connection abafite niza akoresha. Uyu munsi uburozi bw'ubwoherezanyo burimo amoko abiri. Hari abakoresha amashitani, hari abakoresha ibitega, hari abakoresha amahembe, hari abakoresha za nyabingi. Ibyo byose ni ibintu bifashisha iyo bagiye kuroga. Biterwa n'umurozi imbaraga afite. Ushobora gukoresha bimwe muri ibyo: amashitani, ibitega, amahembe, za nyabingi, ibintu nk'ibyo. Noneho hari n'abakoresha rero abazimu. Ubwo n'umuvandimwe ni abantu batumvikana. Akaba kubera akabaza igisekuru cyawe akajya mu bakurambere akavuga ati runaka wa runaka amereye nabi. Ubwo rero icyo gihe ibyo yohereje avuga turiya niba ufite ibintu, niba ugize ute, niba ukize, mugende mumurebe rwose nge yarananyanze. Biraza bikakumaraho amatungo. Biraza bikakumaraho amatungo. Kumbe wigize ikinani ntago ubana n'abantu neza, bya bintu byawe byose bigashira. Uyu munsi abantu benshi barwaye inyase y'imiryango imwe n'imwe itumvikana n'iyindi. Ibyo rero bituma imiryango kugira ngo itere imbere ahubwo bibaviramo guhora mu bibazo, mu burwara, mu kuba wabura ibintu
nk'izo nka zigapfa cyangwa izo hene cyangwa n'ibindi wari woroye, ariko bifitanye isano no kuba famiye yawe mutabanye neza. Icyo nsaba abantu ni ukuba bajya bagerageza kumvikana, waba ukize ntihumve yuko abo muvukana ubwo wabarenzeho, mukagerageza kubana neza. Kuko uyu munsi ntabwo abantu bose bakirira rimwe, abantu bagenda babona amahirwe bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari icyo bita poromosiyo. Uyu munsi ndashobora kuba mfite poromosiyo, ya poromosiyo yanjye ninyitwara neza izafasha abavandimwe banjye, ifashe n'umuryango wanjye, yemwe bigire n'inyungu igihugu. Ako karakanyuzemo. Njyewe ndi muganga ntanga inama, ariko noneho icyo turi kwigisha ni ikijyanye n'amarozi. Uyu munsi yakwibaza ngo ese ubwo burozi bw'ubwoherezanyo numvise bufitanye isano no kuba hari umuntu mufitanye ibibazo, ari nabwo nzagaruka mu kiganiro kindi nzagaragaza ubuvuzi gakondo butangirira hehe burangirira hehe. Ese irangira ry'ubuvuzi gakondo ku muvuzi gakondo ni irihe? Ndatangiye nka Sagihanga. Ese nzarangiza gute ubuvuzi bwanjye gakondo? Ese abazankomokaho bazabukora neza? Nimba utegura nabi sinsige mapu neza, abazankomokaho ntacyo bizabamarira. Ariko nimba ikora neza, nkabikora nk'umwuga, nkabikora mbikunze, abankomokaho nabo bazabizamukiraho bubaka izina. Niyo mpamvu rero abavuzi gakondo tubasaba gukora umwuga wabo neza, bakabivanga, ntibabivange no kubeshya. Ubuvuzi turi gukora uyu munsi tugaragara nk'abavuzi bakorera ahagaragara. Mu gihe rero wakoreye ahagaragara ugakora ibyo ukora, za serivisi zawe z'ubuvuzi gakondo ukabikora ubeshya abantu, uba uri kwica izina ryawe, wicira izina n'abandi muhuje akazi. Niyo mpamvu rero twavuze ngo abavuzi gakondo bakorera mu ngo, kuko urumva hari abavuzi gakondo bakorera mu ngo n'abakorera ahagaragara. Rero abavuzi gakondo uyu munsi ni benshi bakora ubuvuzi gakondo. Ni byiza rero ko tuzajya tunyuzamo tukabakangura, tukabahugura, tukabereka umurongo ngenderwaho, kugira ngo nawe muvuzi ukorera mu nzu wihisha agira icyapa kigaragaza ko ari umuvuzi gakondo, ubuyobozi buba bumuzi. Uyu munsi abo babeshya ni babandi batagira ibyapa, akagenda agakora network yuko avura, akashyiraho abakomisiyoneri bamushakira abantu, noneho network igakura, yarangiza bikarangira yiswe umuvuzi gakondo ariko utagira icyapa, leta itanamuzi no musoro atawutanga. Ubwo surumva umuntu abatari cyambere yibye abaturage, yibye n'igihugu. Ariko turacyagaruka ku marozi. Umuntu ntapfe kuko abarozi hanze baratuzengereje, baratumaraho abantu umunsi ku munsi. Rero iyo uhaye umuti umuntu warozwe ukamuvura neza agakira, akubana nk'umuntu w'igitangaza, avuga turamuvuzi Imana izamuha umugisha. Ese ntago twishimiye gusabirwa imigisha nabo tuvura? Ibyo ni byiza rero ko buri wese agiriye amahirwe yo kuvura umuntu agakira, uvuye wese akagusabira umugisha, ni izina ry'Imana ijuru tuzaribona. Twebwe tuzaribona kuko turabakozi. Buriya dukorera Imana. Uyu munsi hari abantu benshi ibazanga abavuzi gakondo ngo bakorera amashitani, ngo bakorera reka da. Abavuzi gakondo, hari abavuzi gakondo bafite impano bavura neza, kandi abo bavuzi Imana ikaba izabaha n'umugisha nawe akazajya mu bwami bw'Imana. Rero ni byiza igihe uhuye n'ikibazo kibona kitasobanutse kubaza abaganga, kuko turiho kuba twabasobanurira cyangwa tukanabafasha n'ibintu byacu cyangwa tukanabavura. Rero ndongera kubibutsa za nomero zanjye za telefoni nk'uko muzibona kuri iyi channel. Kumpamagara no kuvuga ngo nta consultation yanjye n'ubuntu, turaganira, ntago ni naca amafaranga. Hari igihe kizagera mujye mumpa amafaranga kuko mbanyakeneye. Kuba nafata isaha cyangwa iminota 10 ndi kuganira nawe ku ndwara yawe ku buntu, urumva ni promotion nkiri kubasha. Ariko ibijyanye no kuvura amarozi, uburozi haba ubwo bw'ubugaburano cyangwa ubutegano, ni amasaha 2. Nje mba namaze kubukuramo. Bo mukuyemo neza. Aba yamaze gukira. Murekagenda ritari yaje. Nta kibazo, oya kuba waje warembye, uburozi bukumereye nabi, umva. Hita mbugukuramo busigaho.
imiti uyu munsi ushaka kwibaza ngo imiti yowe ikurahe, uyu munsi utazi nyakatsi ayinyaho, hari imiti ubundi ivura ayo marozi twifashisha. Ntimugire ikibazo ngo wenda ngo nzajya ngo kwahira, reka mfite imirima y'iyo miti ku buryo mba nyitegura nkayitunganya uza ahita mbirangiza. Ntabwo ari ukuvuga ngo uhita nirukanka ibisambu, ntabwo ariko bimeze. Ngewe icyitwa icyatsi cyose ngiha agaciro kuko harimo imbaraga z'Imana zikorera mu bimera, kuko pièce de rechange z'ubuzima bwacu zishingiye muri bya bimera. Ni uruganda mbese ni ukuvuga ngo amapiyesi yose ashingiye muri bya bimera, kuko ni bimwe mu bidufasha mu kuba ubuzima bwacu bwagenda neza. Rero nshuti bavandimwe, ikiganiro cyanjye nakagaruka, ni byinshi nzakomeza mbereka kandi mbasobanurira, nzi yuko tuzarushaho gusigasira amagara kandi ubuzima bwacu bukagenda neza. Rero mukomeze kudukurikira muri benshi, kandi dukomeza kubasangiza amakuru meza atariho ivumbi, kuko amakuru nk'ayo ntabwo mwari muyafite. Hari abantu benshi babashije kumva ko uburozi buriho kandi buvurwa. Rero muzakira muri benshi. Murakoze.